rwaravuzwe cyane rero urukundo rwa King James noneho n'igihe ugabanyije gukorera cyane muri Kina Music bati buriya bamwirukanye muri Kina Music kubera ko yakundanaga na Knowles kandi Bose ari we mutipe mwaririmbye muri nta mahitamo nta ibyo bindi bavuze nyine ko n'abantu bose babona nyine ko ari ibintu byo kubeshya byinshi ko navuze niwe ntazashaka imyaka cyangwa sinzanashaka cyangwa bizagenda gute so nekereza ko icyo gihe haba harimo ikintu cyo kutubahira ariko kandi abagabo benshi b'inama mu Rwanda ntabwo bazi uburyo bwo kwisha ko ufite umugore mu gihe uri gucyamamara igikundwa n'abagore benshi cyane rwose. Kwitariki ya mbere kukwezi kwa 8 abantu basaga ibihumbi 10 bari buzuye muri BK Arena baje kureba umugabo umwe kumva bimaze imyaka 20 asusurutsa abakunzi b'umuziki nyarwanda Ruhumuriza James uzwi na bose nka King James. Amatike y'igitaramo yashize ku isoko ku munsi wa gatatu gusa atangaje ko kizaba bituma aba umwe mu bahanzi nyarwanda ba mbere bakoze ibitaramo bibiri byikurikiranya muri BK Arena. Ariko mu gihe abandi bahanzi bahoranye nawe mu muziki nka Meddy, Bari na Tom Close bagaragaza ingo zabo n'abagore babo ku mugaragaro, King James we kugeza n'uyu munsi ashyagaga nk'umugabo uri singo mu ruhame nubwo agejeje ku myaka 36 rwose. Ese ko uyu mugabo nta mugore afite cyangwa hari ibanga rikomeye cyane ry'itangazamakuru yakoresheje rikamufasha gukomeza kubaka izina rye no gukomeza gukura abakunzi b'umuziki nyarwanda cyane cyane abagore? Hari ikindi kintu giteye amatsiko cyabaye hagati ye na Butera Knowles na Producer Clement mu mwaka wa 2012. Icyo gihe benshi babifashe nko gushwana bisanzwe, ariko hari ababisesengura bavuga ko icyo aricyo cyabaye intandaro y'ihinduka rikomeye cyane mu buzima bwe bw'urukundo no mu buryo yahisemo kubamo biza n'uyu munsi rwose. Njyewe ndi Sam Kiki mu kiganiro tugiye gusesengura byimbitse uwo King James ariwe mu zukuri kuva mu buzima bwe bwo mu bwana, inzozi ze zo kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru kugeza mu buryo bwica mu mutwe akoresha, urukundo rwe na Butera Knowles nuko rwasenyutse, ukundwa kwe n'abagore benshi cyane ndetse n'amabanga yakoresheje mu gucunga urukundo, isura ye mu itangazamakuru ndetse no kubaka ubwami bw'amafaranga butajegajega n'uburyo nyuma ya kamera yitwara ku bagore benshi bamukunda. Turashingira ku makuru ya nyayo n'ibimenyetso bitandukanye kugira ngo nawe wifatire umwanzuro rwose. Ntibagirwe kuduha subscribe. Numva umuntu agejeje ku myaka 30 hagati y'imyaka 25 na 30, icyo gihe mba numva ari imyaka myiza yuko umuntu ashobora gushaka. Kugira ngo dusobanukirwe neza uko King James ari we, ntabwo tugomba kumurebera gusa mu ndirimbo nka Natomboye, Intinyi cyangwa se Urukundo, ahubwo tugomba gusubira mu mizi y'ubuzima bwe. Ruhumuriza James yavutse mu mwaka w'1990, avukira mu bitaro bikuru bya kaminuza ya Kigali CHK. Ni mwene Consolate Kazizi na Isaka muri hano mu muryango w'abana 6 gusa. James ni wa 6 rwose. Avuga ko ukwira mu muryango mugari yamwigishije kubana n'abandi, kwihangana no kwirwana mu buzima. Harabisesengura bavuga ko ubu burere bwagize uruhare rukomeye cyane mu kumugira umuntu utajya uhubukira mu gufata icyemezo. James yakuriye mu muryango usenga kuva mu bwana bwe kugeza n'ubu ngubu asengera mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7. Abamuzi bavuga ko ubu burere bwamutuje ikinyabupfura, ituze n'imyitwarire irangwa no kwifata, ibintu bikigaragara mu buzima bwe muri iki gihe rwose. Amashuri ye yisumbuye yize kuri École AP Rugunga. Icyo gihe ntiyari yarigeze arota kuzaba umuhanzi, inzozi ze zari kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga. Ariko se niki cyahinduye uburundu ubuzima bwe? Mu mwaka wa 2005 James yatangiye gukunda cyane indirimbo z'umuhanzikazi w'umunyamerika w'umujyana ya rap witwa Brandy. Uburyo Brandy yaririmbagamo nuko yashyaga amarangamutima mu ndirimbo byamuteye ishyaka ryo gutangira kwandika imivugo n'indirimbo ku gapapuro akiri mu munyeshuri muri AP Rugunga. Mu mwaka wa 2006 afite imyaka 16 gusa yinjiye muri studio bwa mbere, gusa indirimbo ye ya mbere ntiyahise ikundwa nkuko yari abyiteze. Mu by'ukuri yatangiye urugendo rutari rworoshye, nta bushobozi bw'amafaranga yari afite, nta muryango ukomeye wo kumutera inkunga kandi yari ataramenyekana, ariko yafite ibintu bibiri gusa bikomeye cyane: impano n'icyizere. Yizeraga kazagera kure. Mu mwaka wa 2009 yasohoye indirimbo Intinyi, ari nayo yatangiye gutuma abanyarwanda benshi bamenya ijwi rye ryoroshye rya rap rwose, batangira kumukunda. Mu mwaka wa 2010 habaye impinduka zikomeye cyane mu muziki nyarwanda. Meddy na Bose bimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma injyana ya rap isigarisha ku muntu uyobora imbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. King James wari ufite imyaka 20 yonyine y'amavuko yahise abona amahirwe akomeye cyane. Yasinyanye amasezerano na Kina Music maze ku itariki 24 Ukuboza 2010 asohora album ye ya mbere yise Umugisha, itangiye no gukundwa. Ariko se muri Kina Music niki cyahabereye cyamusigiye inkovu ku mutima, ku buryo hari n'abisesengura bavuga ko icyo kintu cyagize uruhare rukomeye cyane mu buryo yahisemo kubaho no gucunga ubuzima bwe bwite kugeza n'ubu ngubu muri 2026.
niba dushaka kumenya neza amateka y'urukundo rwa King James ntabwo dushobora kwirengagiza izina rya Butera Knowles rwose. Mu mwaka wa 2012 King James na Knowles bavugwagaho cyane gukundana. Igihe cyose bagaragaraga hamwe cyangwa se bakorana indirimbo, abantu benshi bahitaga babihuza n'umubano wabo wihariye bakemeza ko abo bombi bakundana. Ariko nkatwe nk'abasesenguzi tugomba kureba ibirenze by'amaso y'abantu yabonaga icyo gihe. Hari amakuru yagiye avugwa ko ngo mbere y'uko Knowles abo mu bahanzi bakomeye cyane muri Kina Music, Producer Clement atari yabanje gushimishwa no kumwakira. Bivugwa ko ngo King James yagize uruhare rukomeye cyane mu kumuhuza na Clement no kumushyigikira kugira ngo atangiye kwereka indirimbo na Kina Music. Icyakora nta ruhande rwigeze rusobanura mu buryo burambuye uko byagenze. Gusa abantu benshi bamwe bemeza ko bitewe n'uburyo King James ngo yakundaga uyu mukobwa Butera Knowles wahisemo kumuhuza na Clement kugira ngo arebe ko umuziki we wapushinga ugatumbagira ukagera kure. Ariko nk'uko iminsi yagendaga ishira, ibintu ngo byatangiye guhinduka. Urukundo rwa King James na Knowles rutangira gukonja bitewe n'uko ngo Knowles yakomezaga gukorana bya hafi na Producer Clement muri studio. Batangiye gukundana bitewe n'ukuntu bahoranaga cyane. King James abavuye mu mutwe wa Butera Knowles gutyo birangira we na King James bashwanye. Gushwana kwabo byaje kwigaragaza muri Primus Guma Guma Superstar yo muri 2013 na 2014. Habaye ibintu byakuriye impaka nyinshi cyane hagati y'abafana ba Kina Music. Ubwo Knowles yasezererwaga mu irushanwa hagasigara hatanye King James n'umuraperi Jay Polly. Knowles yafashe mikoro maze asaba abafana be gushyigikira Jay Polly wahagarariye hip hop aho gushyigikira King James wamuteje imbere akamuhuza na Producer Clement bigatuma pushinga. Tekereza nawe abisesengura bavuga bati umuntu wafashije Knowles mu ntangiriro z'urugendo rwe rw'umuziki akamushyigikira ndetse bakaba banakorana mu nzu imwe ya Kina Music ariwe King James. Nyamara igihe cyo gusaba amajwi cyagera, Knowles yahisemo gusaba abafana be gushyigikira Jay Polly aho gushyigikira King James bahanganiye igikombe. Ibi byakuriye impaka zikomeye cyane mu bafana ba King James. Habifashe nk'ikimenyetso cy'uko muri Kina Music hari harimo umuko w'ubwumvikane buke cyane utaravugwaga ku mugaragaro. Ndetse hari n'abisesengura bavuga ko byari bifitanye isano n'ihinduka ry'umubano hagati ya Clement na Knowles ndetse na King James. Mbese ko King James yari ex nyine rwose. Hari n'ababona ko King James byari nk'igisebe gikomeye cyane ku mutima we kuba umuntu yashyigikiye cyane akamufasha kuzamuka agapushinga, nyamara nyuma yakabona ahisemo kutamushyigikira mu ruhame rwose. Mva ko ibintu bibabaje cyane. Ariko ikintu cyatangaje abantu benshi cyane nuko King James atigeze ajya mu itangazamakuru kuvuga nabi cyangwa se gushyamirana n'umuntu wari wese. Yahisemo guceceka no gukomeza gukora umuziki we mu mutuzo. Abisesengura bavuga ko iri ari somo ryatumye amenya ko urukundo n'itangazamakuru bishobora kuba umutego ukomeye cyane ku muhanzi. Kuva icyo gihe yahisemo kurinda cyane ubuzima bwe bwite no kwitondera ibyo ashyira hanze rwose. Kuva icyo gihe ntabwo yatangiye kugaragara cyane mu itangazamakuru, abaho ubuzima bwihariye cyane, agenda agaragara mu itangazamakuru gake gake cyane. Iyo ukurikira ibiganiro bya King James cyangwa se ukamureba ku byiniro, hari ikintu kitari kigaragaza. Abagore n'abakobwa benshi bamugaragaza urukundo rudasanzwe. Ariko se niki gituma akundwa cyane bene kano kageni? Hari ibintu bitatu bivugwa ko byatumye King James aba mu bagabo benshi bafatwa nka fantasy cyangwa se umugabo w'inzozi ku bagore benshi bano mu Rwanda. Icya mbere ni uburyo aririmbamo urukundo. Abahanzi benshi b'iki gihe bakunda kwigaragaza nk'aho ukomeye cyane cyangwa se bafite ijambo rya nyuma mu rukundo. Ariko King James we akoresha uburyo butandukanye mu ndirimbo nyinshi nka Birandenga, Narashize ndetse n'Urukundo. Akunze gukoresha amagambo yoroshye aca bugufi kandi asaba. Abisesengura bavuga ko ubu buryo butuma abagore benshi bumva ko bafite agaciro, bakumva ko uwo mugabo ashobora kuba umugabo mwiza mu buzima busanzwe bigatuma bamukunda. Icya kabiri ni imyitwarire yakuye mu burere bwe. King James yakuriye mu muryango w'Abadiventiste mu munsi wa karindwi. Mu myaka irenga 20 amaze mu muziki ntabwo akunze kuvugwaho imyitwarire y'urugomo, ubusinzi bwo mu ruhame cyangwa se andi makimbirane akunze kuvugwa ku bahanzi benshi byamamare. Abisesengura bavuga ko iyo sura y'umugabo utuje wifata kandi uha abandi ari imwe mu mpamvu abagore benshi babonamo umugabo ushobora kubaka urugo ruhamye bigatuma bamukunda. Icya gatatu ni umukino w'itangazamakuru ushingiye ku kuba single. Aha ni ibintu byishira mu mutwe rwose muri isi ya marketing y'ibyamamare. Hari abisesengura bavuga ko iyo umuhanzi uririmba cyane indirimbo z'urukundo agaragaje umugore we ku mugaragaro, hari igice cy'abafana cyane cyane abakobwa gishobora kugabanuka kubera ko cya cyifuzo cyangwa se inzozi zo kumwiyumvamo nk'umugabo wabo ziba zirangiye. Niyo mpamvu hari abisesengura bavuga ko gukomeza kugaragara nk'umugabo uri single ari imwe mu makarita King James yakoresheje kugira ngo akomeze abe umwe mu bahanzi bakomeye cyane bafite igikundiro gikomeye cyane mu bagore bo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ese koko niko bimeze cyangwa se nuko yahisemo kurinda gusa ubuzima bwe bwite? Icyo nicyo tugiye gusobanukirwa neza rwose. Muri Kamena 2022 habaye inkuru yakubise abantu benshi mu mutwe. Hari amakuru yavugaga ko King James yaba yasezeranye mu ibanga rikomeye cyane n'umunyarwandakazi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
gusa icyo gihe King James yahise ayahakanira kure yivuye inyuma avuga ko atari byo. Ariko ku 25 Nyakanga 2026 mbere y'igiteramo cye cy'amateka cyabereye muri BK Arena yavuze amagambo yakongeje amatsiko y'abantu benshi cyane. Yagize ati impamvu ntajya nerekana abo dukundana nuko abo twakundanye bose batashaka kwerekanwa mu itangazamakuru. Mu by'ukuri reka dusobanukirwe neza aya magambo neza. King James ntiyigeze avuga ko nta muntu yigeze akundana nawe cyangwa se ko aba wenyine cyangwa se kari wenyine ari single, ahubwo yavuze ko abo bakundanye bose batifuza kujya mu itangazamakuru. Hari abisesengura bavuga ko aya magambo ashobora gusobanura ko yaba afite umukunzi cyangwa se ko yaba yahisemo kugira ubuzima bw'urukundo bwihariye butagaragara mu ruhame. Ariko kugeza n'ubu ngubu nta gihamya rusange cyagaragaye, nta nubwo we bwitegeze yemeza ko yashatse cyangwa se ko yaba afite umugore mu ibanga rikomeye cyane. Ariko se kuki yahitamo kubika rino banga? Icya mbere ni ukwirinda urusaku rw'itangazamakuru. Abisesengura bavuga ko yumvishe neza uburyo itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga bishobora kugira ingaruka ku buzima bwite bw'icyamamare. Niyo mpamvu ashobora kuba yarahisemo gutandukanya ubuzima bwa Ruhumuriza James nk'umuntu usanzwe n'ubwa King James nk'umuhanzi uri ku rubyiniro w'icyamamare. Icya kabiri ni ukurinda abo bakundana. Kubana n'icyamamare gikundwa n'abagore benshi si ibintu byoroshye rwose. Hari abisesengura bavuga ko uhitamo kudashyira umukunzi wawe cyangwa se mwashakanye mu ruhame bishobora kuba aribwo buryo bwiza bwo kumurinda igitutu cy'itangazamakuru, ibitekerezo by'abafana n'ibihuha bikunze gukurikira ubuzima bw'ibyamamare rwose. Niba bino bintu ari byo, byaba rimwe mu mpamvu King James akomeje kuba mu buzima bw'ituze, nubwo abantu benshi bakomeza kwibaza uko ubuzima bwe bw'urukundo buhagaze nuko buzarangira, bibaza batese bizarangira bite. Mu muco nyarwanda iyo umugabo agejeje ku myaka 30 kuzamura akunze kubazwa ikibazo kimwe kigira kiti ubukwe ni ryari. King James ubu ngubu afite imyaka 36, ariko se kuki atigeze agaragara nk'ubuka kubera icyo gitutu? Abantu benshi bafata icyemezo cy'ubukwe bitewe n'igitutu cy'imiryango cyangwa se sosiyete, ariko abisesengura bavuga ko King James we yahisemo kubanza kwiyubaka. Yize muri Mount Kenya University mu bijyanye n'itangazamakuru, kandi harabona ko ubwo bumenyi bwe mu itangazamakuru bwamufashije gusobanukirwa uburyo icyamamare gicunga isura ye yabyo ya nyayo n'icyemezo bifata. Rwose nta gushidikanya ko kuno kwiga muri Mount Kenya byamuhaye ubumenyi bwo kumenya gucunga isura ye. Ikindi kandi hari amakuru yagiye avugwa ko umuziki yawugize umusingi w'ibindi bikorwa by'ishoramari n'ubushabitsi, birimo ibikorwa bifitanye isano n'uruganda rwa Ihaho. Ishoramari rivugwa muri Mango Supermarket, inzu y'amagorofa ivugwa ko yubatse mu karere ka Kamonyi, umushinga wa Sana Talent ivugwaho gufasha impano y'abahanzi bakiri bato. Hari abisesengura bavuga ko ibikorwa byamuhaye ubwigenge mu bijyanye n'amafaranga, bituma adafata icyemezo cyo gushaka kubera igitutu cy'abantu cyangwa se icy'ubukungu. Iri rero niyo somo rikomeye cyane urubyiruko kwigira kuri we. Mbere yo kwinjira mu rushako, banza wiyubake, ubone umutekano mu mitekerereze no mu bukungu, hanyuma ufata icyemezo utuje. Niba dushaka gushimira King James ku myaka 20 amaze mu muziki, tugomba kumushimira ku ndirimbo ze gusa yagiye asohora, ahubwo tugomba no kumushimira uburyo yagaragaje ko bishoboka kuba icyamamare ariko ugakomeza kugira ubuzima bwawe bwite, ukitwara neza, ukubaho umwuga wawe no kubaka ubuzima bwawe bucece, kandi ntiwishyure mu ngeso mbi nk'icyamamare ngo wandavure. Ruhumuriza James yakoranye inzozi zo kuzaba umukino w'umupira w'amaguru muri AP Rugunga. Ntirazi ko umunsi umwe azahagarara imbere y'ibihumbi by'abafana muri BK Arena baririmba indirimbo ze. Abakobwa n'abagore benshi barira kubera we. Uyu munsi izo byahindutse amateka muri ubucukumbuzi bwimbitse. Twabonye ko amateka y'ina Knowles yasigiye benshi ibibazo n'ibitekerezo bitandukanye. Twabonye kandi ko igikundiro cye mu bagore gishobora kuba gishingiye ku miterere y'indirimbo ze, imyitwarire ye n'uburyo acunga ubuzima bwe bwite. Ariko nubwo twabonye ibyo byose, n'ubundi ikibazo gikomeza gusigara ni kimwe: ese koko King James ni single cyangwa hari ubuzima bw'undi yahisemo kurinda amaso y'abaturage n'abafana biwe? Igisubizo nyacyo ashobora kuba wenyine ugifite. None se wowe ubibona gute? Ese ubona King James akwiriye kwerekana umukunzi we nkuko abandi bahanzi babigenza, cyangwa se ukomeza kubigira ibanga nibwo bwenge bwamufashije kugira hageze ubu ngubu? Abikomeze se? Nihe ndirimbo ya King James ukunda kurusha izindi mu myaka 20 amaze mu muziki? Andika igitekerezo cyawe hano hasi mu bitekerezo, kandi ntibagirwe kanda subscribe no kanda kuri notification kugira ngo tuzacikanwa n'ibindi biganiro nk'ibi bicukumbura ubuzima bw'ibyamamare n'amateka atamenyerewe yo mu myidagaduro nyarwanda. Na Isamu double kiki, murakoze cyane kandi mukomeze kugubwa neza cyane. Imana ibarinde. Ciao ciao.